ni amafaranga asa nkaho ari hejuru. Umwana atangira gusiba kurya ku meza hamwe na se akajya amwegera, se bimeze bite? Umwana akamukwepa kwepa, urabyumva nawe bamaze guhomba, bamaze gushya. Iyi nkuru irakomeye cyane, ntago nayirarana. Bibaye ngombwa ko nkora iyi video ku mpamvu ya comment nagiye mbona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibaye ngombwa ko nkora iyi video ku mpamvu ya comment nagiye mbona. Comment ubu ntago ziri kugaragara kubera ko video nakoze mu gitondo ntago byakunze ko comment zibaho zifunze, kubera ko iriya video yagaragayemo ko ari inyigisho z'abana, kandi inyigisho z'abana kwandikaho comment ntago babyemera kubera ko hashobora kuzaho comment zitameze neza. Rero YouTube ubwayo ikabifunga. Ariko muri comment nakiriye hari comment nakiriye y'umuvandimwe ari kumbaza ngo ari amazina y'abapapa wayakuye, tuganira n'abana. Ariko nanone hari na comment ibaye impamvu yuko nkora iyi video, mwumve iyi nkuru ikomeye cyane. Iyi nkuru irakomeye cyane, ntago nayirarana. Aba bapapa nibo dukeneye, ababyeyi b'abagabo nibo dukeneye, nibo abana bakeneye, kubera ko nibo babona abana bazatungana kandi bamenye kwigira mu kosa. Hari akantu nigishije mu somo twari turiho ryo gufata umwana muri vacances, umwana w'umuhungu ukamuha amafaranga akajera mu rugo, akajera ibyo kurya n'ibikeneye mu rugo. Abapapa benshi rero ntago babyumvisheho rumwe, avuga ati ariko nta makuru ufite. Urwana uruha amafaranga yo kurya rukayajyana muri betting cyangwa se rukayajyana muri trading. Ariko hari qissa cyangwa se inkuru ikomeye twakuramo isomo, ari nayo mpamvu mpagaze ahangaha kugira ngo turebere hamwe iyi nkuru, tuyikuremo amasomo akomeye. Iyi nkuru ni y'umupapa n'umwana b'Abayisilamu. Ngira ngo ndamutse mbabonye cyangwa se baramutse babonye iyi video bazamfashe duhure numve iyi nkuru koko nimba ari impamo. Inkuru iragira itya: umupapa yarafite umwana urangije mu wa gatandatu segonderi. Abana barangiza segonderi bafite inzozi nyinshi, yumva ko yahita atangira business hashize igihe kinini. Noneho umupapa icyo yakoze, yabajije umwana, ese ufite gahunda ki? Umwana aravuga ati njye mfite gahunda yo gutangira aka business, umpaye igishoro nagatangira. Ese ukeneye angahe? Umwana aravuga ati nkeneye amafaranga 200 nimba ntibeshye. Umubyeyi ayakuramo arayamuha. Umubyeyi yamaze kuyamuha, umwana aratangira business. Sinzi ngo business yakoze ni iyihe, amafaranga arahomba. Umwana agira ubwoba, urabyumva nawe, umupapa yaguhaye 200, ni amafaranga asa nkaho ari hejuru. Umwana atangira gusiba kurya ku meza hamwe na se akajya amwegera, se bimeze bite? Umwana akamukwepa kwepa, urabyumva nawe bamaze guhomba, bamaze gushya. Nanone aza kumenya ko yahiye cyangwa se aza kumenya ko yahombye. Umwana nta kindi umubyeyi yakoze, yamwongeye andi. Menya yaramwongeye 300. Umwana nawe akoramo, akora iki? Arahomba. Ahombye noneho atangira kujya kwipa, ntiyanarya mu rugo. Ariko umupapa ntiyacika intege, akajya amubaza aho bigeze, kugeza ubwo ngo yongeye kumwongeraho andi mafaranga 400. Umwana yabanje gutinya, murabizi noneho ayo mafaranga ari kugenda ahomba, nawe urabyumva uburyo byagenda. Umwana rero atangira gutekereza kabiri, ariko nayo arahomba. Umubyeyi nawe ntiyacika intege, aho kugira ngo noneho amuhane akamwongera andi. Subhanallah, ari nkayo papa, ari nkayo mubyeyi wabigenza gute? Yamwongeye andi, menya yaramwongeye nka 800 nimba atari miliyoni. Umwana aragiye ava mu rugo rwose, aragenda ngakodesha ahantu amezi agera muri 2 cyangwa se muri 3, ari gutekereza amafaranga icyo yakoze. Ariko amaherezo wenda twihuse,
umwana yaje gutera imbere ahereye kuri icyo kintu, biba impamvu y'uko ya mafaranga papa we yamuhaye ya mbere agenda ahomba, umwana aza guhirwa, agira umugisha muri bizinesi ye, ayasubiza umubyeyi yose. Iyo nkuru ntago yankuruye kubw'impamvu wenda y'amafaranga yagendaga amuha, ariko iyo nkuru nayikunze bitewe n'umubyeyi uburyo yari arimo, cyangwa se umubyeyi uko yitwaraga umwana yafeirinze, cyangwa se umwana yahuraga n'ibibazo. Abo babyeyi nibo dukeneye. Ikintu nizemo muri iyi nkuru ni ikihe? Ni uko umubyeyi w'umupapa yakagombye gufata iya mbere mu gihe umwana we yahuye n'ibibazo, haba igihombo, haba ibyo ari byo byose, akamuba hafi, akabona ko ari kumwe nawe. Biri mu mpamvu y'uko uwo mwana yaje gutera imbere kubera ko yagize umupapa ukomeye cyane. Uwo mupapa nawe yemeye gufata risike kubera ko amafaranga nta kintu amaze imbere y'umwana wawe. Arakomeza arashora, ariko nta kindi kintu agambiriye gukora iki? Gutuma umwana we afunguka mu mutwe. Bigaragare ko mu gihombo umuntu agenda yiga, ntabwo ari igihombo gusa. Iyo uhombye hari ibyo wiga, ari nayo makosa uwo mwana yagiye yigamo bigatuma atera imbere. Kubw'ibyo ubu ngubu sinzi aho ageze, ariko ibyo ari byo byose hari urwego agezemo rukomeye. Iyo umubyeyi adafata iya mbere ngo ahombe amafaranga angana gutyo kugira ngo umwana atere imbere, ntiyari gutera imbere. N'iyo adafata umwanya ngo yegere umwana mu gihe yahombye, atangiye gukwepa umubyeyi, yari no kuzatorongera akajya mu bantu, akanywa ibiyobyabwenge. Benshi rero naho dupfira, cyangwa se naho bipfira iyo bigeze kuri step ya kabiri, umwana agafeiringa, uramwirukana kubera umutungo, ukabona ko umutungo ukurutira umwana wawe. Tubwire rero amasomo wizemo aha ngaha. Njye nize menshi rwose, sinabona uko nyavuga, nuko nageraga ngo sindarane inkuru. Wabillahi tawfiq. Mumbwire icyo mwumvisha muri iyi nkuru. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.